sinakuwenza umutima my darling. Mwiriwe. Sheshu waramutse. Namahoro se kutugendereye nta nubwo watubwiye. Ntabwo ari ngombwa kubateguza kuko igihe icyo ari cyo cyose se ndaza nibura uretse ndaza nkahasanga ibiryo kubera ko mufite abana ndaza nkahasanga iki atari uyu munsi pe atari uyu munsi ko nibura nabateguza mvuga ngo nibura ndazanira nanjye n'abuzukuru wanjye ikintu naza gutyo gusa nkabateguza jyewe ariko bizakunda ma ariko reka noneho tuvuge tuganire nk'umugore ku mugore uje gusenya umuryango neza utugeze iki se umuhungu wanjye none se mu myaka 4 reba bo mwakingiranywe nawe ubu ntabwo bafite abana 2 cyangwa 3 kuwihuse kubyara twarageregeje n'ahantu kwa muganga tutagiye ntagiye dore umuhungu wawe yanze nyine waje utabyara waje uri ingumba mama we ndabivuze rero rutagiye kwirukisha saho ngapo urandebeye disi we utwitamira nkabo inzoka zirakwishe kubera ko wirirwa uryaga gusa umuhungu wanjye arakugaruka ukagira ngo wicariye umwobo ubanza wicariye kira gisimu ndeba hariye urajya ukagira ngo wicariye igisimu ndebera mama mba mundahandi mpoko hatakurya se wirirwa wicaye urimo urarya urimo urangatwa urimo urashyira mu ntuza muri icyo gifuka cyawe ukagira ngo ninusa dorokwasa dorokwarese tema umutware wanjye ntagahari niyo waruje kureba niyo narinje kureba umwana wanjye ubundi nari nzi ko nza kureba abuzukuru cyangwa nkasanga nibura hari n'akari mu nda none ntagahari urumva ni ukurya nk'uwicariye nuza umwobo warangiza ukigira ibintu nk'ibyo reka ubwe nta nubwo nicara umubwire yuko naje wabyumvise umubwire ko naje ariko nindamuka ngarutse no guteka ntukazajya uteka uzajya ugaburira abandi se ukora ukugaburira icyo gifu cyawe cy'amafuti gusa wagira ngo cyicaye umwobo kino kibuna muheto kingiriye umwana incike. If I stay too far, I lose what we had. Say, can you carry the weight of a naked heart? No shield, no escape. This is my vulnerability. It's not weakness, it's honesty. If I stay right here without a hand, will you cold me on from the storm? This is my vulnerability, a drowning voice that won't lie to me. If you see me fragile like this tonight, tell me you still choose me. I'll stay right here with a heart that's louder than me. I smile well in pictures, yeah. Sinakiri byiza byagenze gute Filters on my thoughts, not just on me and you. I say I'm fine like it's a prayer I repeat, but inside there are rooms still locked with a key. Baby bitari uri guteretana nande Ask for nothing at all. Komana How wambuze to look strong nakubuza rero kuba line base but when silence Shasumi stands ahubwo ko turi kuvugana ariko ntabyataye all the walls sure collapse on me fragments of kuko ni screenshot isi baba ya none nta kibazo you'll see the cracks. bite sede shani sawa umeze utayira gute I lose what we had. shani ko unaniro mwinshi sha bebe siko kuva mu gitondo tugeze tuvugana shape narifite akazi reka impamvu nazindutse niruka ariko narabikubwiye ariko bebe ndagukumbuye kandi igihe kirageze ngo tubonane siko kuva twamenyana tutarabonana sho si wowe se ufite abakuru family kuri kiriya kigo ari byo byihorera bityo tugize ibikorwa by'uriya makuru ntabwo twabarandorera sho ese umugenda umwana byose ni wowe ndategereje ntari usupacaka ntayo kugaho ikindi kandi ntukabitindeho cyane ntukavuge iby'umugore oya nanjye ndi umugore ntabwo nabitindaho wowe ntanakirukana kiriya n'ubundi se ko nta musaruro really byari rero as soon as possible witegereza it's okay babe it's okay wait kudahari
ndahari kabisa. Yego sha ndakumva. Njye ndahari ku bwawe. Wamvuye ijoro mupikisi. Allo? Yego sha nakumyotinze uretse gatoya ariko ntuveho ndabona. Ese James ushaka no kwihana akabanga mu rugo rwacu twasezeraniyemo. James tumaranye imyaka 4. No kunyubaha byibuze ngo niba ushaka no kuvugana nayo mahabara yawe basuje hanze. Ndakubasa nkubahirike. Okay, banza umbwire muri iyo myaka 4 twakoraga iki? Itaba dore bari kuguhamagara. Ibyo ntango bikureba. Muri iyo myaka 4 twakoraga. Ketia, Aisha, James kuko nzakora iki? Awufose uburyo ndizavinga bino bintu. Ese reka tubiganire. Okay. Taskanekere. Agorambi. Tushaka tubiganiraho. James kuri kifite irangeje. Hanyuma se mugore mwiza. Muri iyo myaka 4. James kamubwire ndabizi dufitanye ikibazo. Ntago turabona urubyaro. Ariko byibuze narakwinginze ngo tuzajye kwa muganga. Byibuze turabana iki? Ninjye biri kuze nagiye ntara nimwe narajyamo ndi kugerageza. James bakambwira nta kibazo ufite. Narakwinginze. Ukiri kuri ibyo ngibyo ngo nta kibazo ufite. Mu muryango wacu nta muntu ugeze no mu bururu byaro. Ugeze aho hantu. Ndabyumva. Rero nge ndabyara. Ariko mugabo mwiza. Basi ndakwinginze reka tuzajyane kwa muganga hanyuma turebe ikibazo aho kiri. Byibuze tugerageze. Dore mama wawe nejo ni mugoroba yarari hano yarankubise. Aho yakwica. James ni ubivuze. Hanyuma se so munteza yirwa ntukanange. Reka ngire mu guteza gute. Uko utabyara. Karame rero urabona impamvu nje muri iri joro sibyo? Ndagira ngo rwose umfashe. Nta kibazo mbishoboye. Uri kwa muhungu wanjye nigeze kubwira nubwo mutabanye. James? Yego. Ndamuzi. Buriya afite umugore wa Kasha. Nduzi ko ari Kasha. Umugore bagiye kumarana imyaka 5. Ubine irarangiye. Uyu turimo ni uwa 5. Atari yabyara. Abo bashakiye rimwe ubu bafite abana 4 cyangwa 5. Sibyo? None rero umva ikintu ngiye nshaka. Ndagira ngo winjire muri ruriya rugo urabizi ko n'ubundi James yajyaga gukunda. Ndashaka winjire muri ruriya rugo mushake umugore wa kabiri ubyare. Uriya tumwirukana agenda cyangwa mubane mu nzu ndakwizeye. Ntago yagukanga. Uriya yagukanga kugenda muntu wankanga kure. Yes. Ahubwo kubera umugore akabiri yaba n'imitungo yaba n'ibikinu byara byose ni ibyawe. Nyine ibyo ngigenda byumva ariko none sunze gusenya urugo rw'umuntu batabanje kubiganiraho ubwabo uko ari babiri. Reka maze nkubwire. Uriya mugore ntabyara icyo ni cyambere. Sibyo? Anciriye umuryango. Umuhungu n'umwe wenyine mfite. Nta wundi mwana mfite. None se ubu ngende ishimye. Ubu none ejo bundi nzagira gutya mfe. Mbure nibura nakuzukuru kaza mu kashyingure. Okay. Dore ndimo ndabyina mvamo. Mbure kuko nakuzukuru kaza nibura ngo ngatume n'amazi ku muhanda. Nzajye ngenda nkururuka ngenda gutya. Umugore ngo barabanyari kunya. Bivuga amagambo menshi. Nta mugabo ufite. Yes. Nibyo nsaba byose ntacyo nakwima. Ndakwinginze hambira ivarisi yawe ugende uzabyarane na James. Imitungo yose n'ibiki byose ni byawe. Icyo uzakora uriya mugore nakazi ke. James niba bizi nawe ukabizi umugore ntaga ndende. Nge ndagushyigikiye mu buryo bwose. None ikindi turatandukana hitamo magara umuhungu wanjye icyo mubwiye cyose nta na kimwe ajya subiza. Oya cyane ko James ndabimubwira byose. tumeranye neza n'undi Mwana wanjye nibyo nakubwiraga reka nige. Mama ndashira ryiza. If I stay too far, I lose what we had. Take, can you carry the weight of a naked heart? No shield, no escape. This is my... No. Hi. It's okay. Yizamara ngusanze no muri sala. Koma na so yihuta kandi bayityo. Hari ikintu ushaka tuganiraho. Amahoro se. Ndambegura nuko na mama kubera wo. Bigenze bifese kandi ko avuye hano amahoro kandi. Wese muzonese n'iki. Gihorere. Nta kintu ushaka cyo kumva. Banza ahubwo nyumve. James byagenze gute? No banza wumva. Ni ibintu bibiri.
kimwe twarakigerageje cyanze gukunda, okay? Kubyara byaranze. Hari igihe kigeze rero. Ndashaka ko dutandukana. Ndashaka divorce. Ntabwo nzahora mu muryango ntukwa. Mubyara wanjye yarabyaye. Ngwino twahembye. Bashiki banjye bose barahetse. Hanyuma njyewe. James, are you serious? More than serious. Ese byagenze gute? Ntabwo mbyumva ko. Ese ibyo ndi kuvuga nturi kubyumva? Ndambiwe guhora ntonga ngo ndi umuntu w'umugabo. Ubwo birashoboka yuko ushobora kubyuka mu gitondo njye nawe tumeranye neza ukarya breakfast yanjye hanyuma mu isaha imwe usohotse ugahita ugaruka ngo ndashaka divorce. Gute se? Uzo ndi gusangira n'abandi bagabo mu kabari. Bishimira abana babo, bahamagara abana babo, daddy. James reka nagari. Hari umunsi n'umwe uranyita daddy byibura. James nagari we wenyine nanjye iyo nsohotse. Niyo nandi babyeyi bafasha abana. Ibyo rero ukuntu bimeze, sibyo? Icyaduhuzaga n'icyo ngicyo. Nakurongoye ibyo ngo twubake umuryango. Ntabwo bikunze ku muryango wubakwa. Nakubwiye ko ari ibintu bibiri. Urukundo niko rugenda. Bino bihe twabinyuranamo. Oya, imyaka 4 ni myinshi ndarambiwe. Tuzi ko igera mu minsi 2600 by'iminsi naragerageje ntako ntagize umugongo waracikiye. Mama hirwe basi tuzajye kwa muganga twipimishe nawe tujyane mbere bw'igihe cyose njye nzi. Nta kintu nshaka kumva kuri ibyo ngibyo. Ndashaka divorce. Ese uri seriye? Gute se? Divorce itangwa gute? Divorce iyo abantu batabyaranye iremerwa gukorwa. Nicyo kintu nshaka nta kindi. Jibona nanjye mama naha amahoro. Guhora ntukaguhora gute. Byo nanjye nkashaka n'undi nkagerageza. None se ikibazo ufite n'iki bundi? Nakukoze iki nakubwiye nabi nakukoze ikibazo cy'umwana gusa. Hanyuma ikindi kibazo ni ikihe? Ugashaka yuko dutandukana. Of course. Hanyuma ntidutandukana. Nkuko nabikubwiye mbere ndashaka kugerageza byura nanjye. Ashaka undi mugore. Nise nzahora muri iyi nzu njyenyine n'umugore udafite ikintu asobanuye kuri njye. Iby'ubukwe bwacu bwararangiye. Turacyari muri honeymoon. Imyaka 4 turi muri honeymoon. James, byose twabinyuranamo. Niko urukundo rumera. James, njye twasezeranye rubwa ninabyara mu bukene. James, narakwihanganiye nawe mu bintu byose. Debo, tubyihorera. Nta kindi kintu nshaka, ndashaka kwirongora undi mugore. Icyo ngushaka we ni divorce. James, kubizana wanshatse umwe koko uri kumva ndivugiye. Ibyo ntibindeba nabo barakukunda. Birakaritse nakuriye James nanu najya pe. Imyaka 4 ni myinshi baragukumbuye ahubwo sanga ababyeyi. Cyangwa nawe ushaka undi mugabo. Ntabwo bino nigeze mbite. Hari abagabo batabyara. Okay, nta kibazo basi. Niba ari umugore ushaka gushaka, nta kibazo uzamushaka ariko basi ngume mu hano sibyo. Hanyuma se amatiku y'abagore ndayebo. Oya nuko nta kintu kimwe nzamukoraho sibyo uzamuza nta kibazo ugushake. Hanyuma naje ngume nta hantu namwe nabona najya muri zirakaritse ziwacu. N'amagambo abantu. Kagubwira iki? Kirugire n'umuntu n'umubibwira n'inshuti yawe. Nuko Imana ndabyemeye ngaho nta kibazo niba ari byo ushaka. Kuva uyu munsi singushaka mu cyumba cyanjye. Ujye mu cyumba cy'abashyitsi. Ikindi nacyo ni numva uri gutongana nawe kubw'agasuzuguro mugira hagati yanyu k'abagore. James mbwira ko uri seriye. Uri seriye? Hako niki utari kumva? Uri seriye? Hano umva ndi gukina filime. James nona. Winyirizaho. Winyirizaho maze kurambirwa. Nsanze umuryango wateranye. Ndatuka buri munsi ndi umuntu w'umugabo. Ubu se nkorera iki? Murabyibura ngo nkunde nkorera umuryango. Nta muryango. Umugore uzamuzana nga nta kibazo umugore uzamuzana. Son. Ibintu byawe bikwira mu cyumba, bishyira mu cyumba cy'abatetse. Turumvikana. Bano namwereka aho uzagira. Gwe. Dore umusego. Ntukabure byose akira n'amashuka. Dore matera ngiye. Ngaho sasuryana. Excuse me. Bite hasi. Sewe ni wanje hasi. Ni wanje we nararaga. Ntabwo kukamutira kabisa. Bite hasi urongera ubitoragure. Je, Vahubwo ni nyirira. ariko mukabubaze. Uri iki hano huro? Ndi madamu w'uru rugo w'uru mukobwa Ntazakuze madamu utabyara. Oh. Takuzi Wafite abandahe? mbare kubwira. Aha ngaha naje nje kugusimbura. So, niba watabwiye ko ugomba gusohoka mu nzu yanjye rero,
kanze mpamagara umugabo wawe ndahahera next wawe my love. Oui bébé. Ko numvaga musaka. Ushaka kunijisha uburyo njyewe igira hino Okay. igira hino ushaka kunijisha uburyo mvuye mu rugo rwanjye meze neza. Chérie buretse gato buretse. Va muto. Chishwa. Chérie wayana gato ndaje. Debo. Aka kanya utangiye kwica amasezerano. Oya ni ukuri nyine ni uko umujinya wari umfashe ngo ahubwo mbura ukuntu mbigenza ariko ako bizongera nta kibazo sibyo. Ngo abikosora agira vuba. Ntabwo nsubiramo. Kosora ibyo wakabaye ukora ni uko mukorana hariya. Kambisora ibintu byanjye yigo. Mushyire mu cyumba cyanjye. Niho ugomba kurara hariya. Uri kubyumva? Vembera. Morning, baby. Hi baby. Bonjour. Ndakutera amazi. Ok, salut. Bonjour. Ça joue. Nsa neza. Wow. Si ibyo se gusa neza. Murakoze. Uri mu dukiza. Shandaje muzanye breakfast. Okay, I'm waiting for you. Yeah. Muhamagare. Tuma. Turn off the lights, I stay right here with a heart that's louder than me. I smile well in pictures, yeah, I can do that too. I put filters on my thoughts, not just on me. Ishaje nari mukumbuye mana yanjye. Barandebe ko zifite zanzara. Tebere zara bufite ndebere zanjye. Zipuso. Anyway, nanibagiye present. Uriya bamwita Aisha, ni mwene wabo n'umugabo wanjye. Abamubonye? Yari arimo ariko njye ndumva ntamubonye. Then uyu nguyu ni sister wanjye, turakurikirana. Yashimiye kumenya. Okay, thank you. None se amakuru yo mutsara. Mbwira ibintu byaba abaturanyi n'amagambo yabo. Niba ari ikintu cyankuye mu cyaro cya mbere, ari amagambo y'abatura. Was Jesus Christ. Ese bari abantu bate buri segonda bavuga. Uzi ko bakwimura ku musozi wa mbere bakakujyana no ku wundi. Yaba bavugaga n'ibihari baranahimba bavuga ibihari bitandukanye. Bashobora guhanyizira hacyakoze bashobora gutuma umuntu ahapfa akigendera wambuga ni warakoze no kwigendera. Cyane naragiye kuko njye n'uba uraryama ukabyuka baravuga ni kugenda wanyenge. Umutware wanjye yaje sabo. Intare. Bon. Mseleza. Mkarita. Ray. Amakuru se. No? Amakuru. Tamam business. Mom is good to have breakfast. Yaresenye sanaribi. Good. Owe, urayishaka? Wait, buddy. Babe, ntabwo kumbuye mara yanjye. Ntabwo kumbuye. Hanyuma se. Wabonye akana kuzanye nijoro. Ugasanga ntabwo nabyaye. Uri sisaza ku ishuri. Sha babe, nyine sister wanjye yari yaje kunsura. Hey. Yaradukumbuye. Ndabibuka byisina. Kwebera kwanza. Anga wabikunda. Oh yeah, ihabaga mu rugo ubwo bafite akazi kenshi cyane.
Barakumbuye. Nancy. Nijoro munsi ndakubura nyine samupunga bamubyaha. Tugende tuganire ndagushaka pe. James. Okay. Hello. Se Debora uramugabo ko biri. Ushanyine. Kori kwitwara Oya nta kibazo umva irani kazi ni inshuti bameze nka gutya nanjye biba byamshanje. Oya nta kibazo na kimwe. Yego kumana sho barakundana yanyeretse ufoto bwe bwa baramfera ukuntu bimeze. mbese Cyambonye bimeze uko gute se ndabona. uratangiye nawe utangiye kuba nk'abaturage bacu bagirana nabihagurikije biragaragara ibiki bigaragara ngaho rero Shaka kumbe. none ibintu biba muri rugo urabindusha ndubamutse Sinifanga. uriya ni kazi ni wiwe umva barakundana bameze nka gutya barakuranye none yanyeretse n'udufoto umva nyine man gusa urugo rwacu rumeze neza Aje rugo rwawe nanje kureba ngo ndebe uko meze nayo mukumbuye. shana nari ngukumbuye nari ngukumbuye wa mwana Ako ntabwo nduburare mfite gahunda. kuko kitari burare Shanaje mu bintu byinshi kandi urabizi mba ngomba gusubirayo rero mba ngomba kwikorera rimwe byose. ndashobora rara ndashobora ratashye Ubu ndarara nashye ntabwo narari kigo. barumbwiye ko utarakaye ngo iki n'iki ngo mu rugo rwanjye Sinabishyize ko n'iki ariko nyine tuzabivugana. Ntabwo nyuze bose barubeshye mbonye nazi ariko sinabyipangamo. Weke nta kibazo ubwo mwe babigiye Nireka ngende tuzaba. ndetse nta no gufata narashe Oya ntacyo kwigora. Kubera ko mfite ibintu byinshi ndi kwihuta. nakora iki Nturakare ndakuzi. ndakazwe n'iki nakora iki basi komeza umvugishe ndabura n'imodoka umbwire basi Kuvugana byo ntacyo turavugana n'itegeko sibyo? ubu ugiye gukatisha utahe Koko cyane urabizi sinamera i Kigali nawe ngo maraye nanara hano. ni hano ubwo nyine nta kundi nta kibazo Ubwo nyine tuzongera sibyo? nakora iki se Ntabwo se undenzeremba. cyangwa gusa nabura kubwereka bikagenda gutya ariko urutambugira wewe Urahanze nawe. Mahari mama ni karibu se buriya twakwakira. Reka rabiya. Icyambere na mbere nje kubasa. Ko nta kintu urambwira. Mama kiki. Ko ngaho ndiramo ngo kiki. Ko nta kintu urambwira ni mundi bibaba ndi nasize mu rugo ibintu batangiye kumbwira. Ese guteze. Kandi horera. Wakitabye nari. Kambareke. Nta kintu. Asi mama waritse. Nta kimenyetso agira ko Narihagaye mvuga ntabwo ndi bugwamagare sinzana bibwira n'umuhungu wa ntabwo nzayimera ko guhamagara bikubwira nashakaga kuzagukora surprise kuki uri kuningura. baba numbwire. Nyine se hari ukuntu. Si mama ubona ndigomba nka Debora. Mana yo mwisho. Cyane. Ikandi kama no muri saro dore ngaka mama. Yego kabyara we Mana yo mwijuru we. Umva umuryango wacu ugaruye reka nguheke cyo mu mugongo. Mama ni mu bebe mu bebe. Iwe nibyo we ayiwe. We no wicara hano. Yuh Mana yawe. Yego mama. Mana yo mwijuru. Mari habi cyubahiro. Nicyo cyandane n'uno mu muryango narere kendwa. Baraka mubwire ntabwo mbere y'igihombo. Huriya munyako ngo ni Debora. Sinshobora kugutengwa ko waje unsaba ibintu bikomeye ngomba kubikora nabi. Mana yaranyumvise yarebye iravuti ntabwo ngiye gupfa nakoze. Umuhungu atari yarakubwiye. Ese ko Nta kintu arambwira. ariko njye nashaka gukora surprise inda yanjye imaze kwizamuka ariko niba leta yageze yadinagiye Ni nkameza ngahe. angiye kubitana wanda Ibyerekanye n'ibyo kugura by'imyenda y'umwana ntuzabigure n'ingiye uzajya ubigura. Noneho ikindi harya cya cyumba cy'abashyitsi tuvuga ngo ni cy'abashyitsi kiriya ni ukugitegura cy'abana babandi barumuna be na babandi ngo ni inshuti ze bajyaga baza bakaharara ntawe uzongera gusubiramo. abashyitsi tugira rero ni babandi ngo kwa Debora ngo Si wumva se nyine? n'abakuru be Egora ngo ni inshuti ze ngo Barangena. bariganye ngo bagize gute ubu ni wowe ugiye ku mwamikazi. oya ariko ndagakibazana kubera ko nawe azi neza ko bazanye ibyo kurara se yabashyire. Waramubwiye
Inde. Debora. Yana chinvuga na Debora. Umugabo ameze mwiza bimubwire kubera ko yanakuruga nibyo nari kubwira sheri wanje n'ibyo kurya uramenye ntasongere kuguhereza ibyo kurya uzayo ugenda ushakisha cyangwa ushaka umukozi aba ari wowe umutegeka wari uzajya umuhemba umva nishaka reka ngende gusa ndarasibira. See me fragile like this tonight. Tell me you still choose me. Cheers sheri. Cheers. Kichakara kirasanze. Umugabo n'ubu Cyakubanye icyorezo cyangwa ahora niki izuba ryari ryakaze nari mukumbuye. shoes very good nanjye nuko ariko sometimes nuko nyahubura Wowe? Ha, shayo nkumbuye ntago nzi ikintu uri gushaka. ako si bwo urukundo bya dufitanye kwe Turaziranye ninjye mpora nguhamagara ninjye mpora mvuga ibintu byose. nare biryanjye nawe urabizi Yasha ntaribi. ngo bimeze bite se ko muri mesi uri kwiburisha Shani sawa ngufitiye amakuru rero. Yandura yazi. Desha. Ntabwo nabuze urayizi ifite umugabo. umugabo nawe bayarwiza irenga kajya pabiro Kunyine nawe urabizi ko nyine n'iki. Ibyo mba ndi gupanga ngo asarikanye n'umuginga ariko umwana muri kamwe n'umugabo ni kamba ndetse njye ndamukunda ubundi ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe jewe ikintu mukundira ari amafaranga yewe ikindi cya kabiri namubeshye yuko nkwita umwana kandi na mwana we mfite pe shabe ntabwo nanamutwita nawe urabizi ya rero diru nyamubwiye ko tugomba gufata credit kugira nyine n'ibiki byose n'iki kandi credit nabariye ano mazu yawe ko nta kibazo hose nyine aze tumwereka amafoto cyangwa umuntu ahure umwereka amazu ntaribi endeni duha amafaranga n'umwe ko rero tuzicumukira twigire hanze tugiye kurya ibiceri byacu kabisa tekezo nikiza gese umva nabyaho cetsa uwo buntu wagize igitekerezo cye rwose naho ubundi ibintu ngo by'inkundo ngewe ntabwo mba mbirimo njye nikundira wowe we nanjye ndagukunda rwose ariko noneho ibyo byibutse urabona se ariko byumva iyo umuganije ubabyumva ahunda byo gupfa nta kintu kimwe nicishwa kuri ngewe efo. When silence stares me straight in the eyes, all the walls collapse, only fragments survive. Baby. bebe Noise. uzi ikintu cya mbere cy'ikosa nakoze uzi ko natangiye gushyuha namukaza abantu bose bazi ko ngiye kubyara Hakushashira ugira amagambo ibyo bintu nta muntu ubivuga none se hakumana nyagasani ibyo bari surprise ariko ikintu kibabaje Chipen na mama wawe ntabwo ugomba kumubwira ntabwo byabura ahubwo nimbimubwira nzi neza ko azahita amenya iyo ubu disinguzi ngo uzakora surprise cyane kuri nde kuri mama mother in law ni mama wanjye nanjye ubwanjye reka da yaje udahari rero narabimubwiye ihangane ibaza ukuntu wanyiciye umuti bebe narabimubwiye ukuri kumana nese ko yaje afite amashyushyu nari kubigenza gute bebe iyo nka iri kuzama make sure ko ugomba kuzayima kubera mbwira sasa yakwemereye iki izashyuha kubi neza mubwira yari yashyushye arambwira ngo none se ngo ubu ngubu koko ngo nguhe iki ngo munyameke ndambwira mumara ngo ameka hano mu nda arimo ndemo bebe aya baranderuye iyo ubona drama twakinnye hano bari kumirwa ikindi yambwiye ngo azangura ibintu byose nshaka wese uvuye he kutansubiza mvuye mu kazi James nabonye akazi kuva ryari se ugira akazi wowe niyo maze iminsi nk'eshatu nakabonye mabera aho arahiga ngira amatsiko yo kumenya umugore nkawe akazi akora nakabonye nyine ukora akahe kazi unasijanye ndo kampfunika njyenyine ngo begiye ngo mu kazi sinzi ibyo birimo ndavunika umwana yenda nko kuvamo nisigaye kubitaza ndi no kuyoroshya nje kuvuga umwana ikihorera none si pepe ndakoropa mfite umwana mu nda undi ngo yagiye araza ry'ibyo nateze uwo muronge nawe ufamva sheri uri mu kibazo guteza muri rugo nyumvishe neza se umvisha n'amatwi n'amazuru ntacyo yase mbuteje umwana mu nda swajya ari ibyo byihoreje
Suri Oui, bébé. ibyo nibikomeza kubitindaho cyane ndabishakira igisubizo tantuhore ntabwo natuma ukomeza kufunika sibyo ahubwo sho kanombe Akiseri agiye kubusaduka. siko kavuze Tate mujyi. Ugakabye kabaye. wow Aho nise ndusha abandi bagore. cyane Abantu barashaka ariko ari buriya abagore bararutana. ibyo umugore byo byihorere Ndamubuze bebe nawe ushaka kumva. baravuze ngo abagore bararutana Bebe ushaka kundera umugore nta mugore wundi uramusebye njye. ariko so wamugana nawe None ku ahubwo suri se wirakara urantwiteshe wanjye oya itavamo seri ntiwemerewe kurakara ugomba kuzajya uhora wishimye mu kintu cyose uzagikenera kumbwira See me fragile like this tonight. Tell me you still choose me. I don't promise walls of steel. I promise I'll stay when I fall and feel. I don't always know how to protect my heart, but I know how to feel deeply from the start. If you want perfect love, that's not me. If you want real love, I'm here, honestly. gusa uyu mugabo ndirirwa mbeshya ngo ndatwite inda ntiva hiri ntizamuka ntigera hejuru ndamurishye mu izo mezi 6 gute sintwite mu by'ukuri yanjye ndabizi ubu nagendeka gukabye bane papaje yigira ne asundi ibintu bibi se mde yewe ako simundi ndabishywa n'iki wakuramo ibyanjye nkigende ndabizegura umugabo nanjye nanuga nkunda agiye kubeshya ngo arankunda pe wakuramo imitungo yanjye kamushyira mu makredi kagenda nkabaho neza ariko sundi umugabo wanjye umugore bashakanye basezeranye ngiye ndinde ko nta n'umurenge dufitanye bebe I can't wait ariko se uri mu bizi nanumva ngo urukundo nsigaye nkumva kwikubye n'inshuro igihumbi turabizana guhakunda agashe oya nese nagiye kubikora ntabwo kubikora n'ibisanzwe rebe dukunda wifata bikesha wifata gusa nyine pe garo umusuje ko nindi umunda ahubwo afite igitekerezo ako ni n'ibibazo ni oya humura umugore wenyine muri isi nigeze amenya buri kintu cyose nyine ntabwo nimenyereye abantu ba hano bose ni babi niba ari Debora wabaneje bose bandeba nabi ngo naje ngo kwirukana umugore w'abandi mu rugo bakanuka yiruka bancumekaho na Debora simwizera umwana wanjye rwose ndabona agiye no kuvamo pe none se sheri uhuraye n'abantu bo hanze abantu bo hanze se tukabura guraye ko ngomba kugenda gufata umuyaga hano hanze n'umwana wanjye cyangwa nkagenda kuguhahira breakfast ko uriya mugore wamwashakanye atajya no kubinzanira ntuzongere uvuga ngo twashakanye mwana ubona umugore wanjye nyine sheri niba ndabizi ariko maze bisi ndi bugende kugenda muri karitsiye ngasanga abantu bari kuntuka ngo ye ngo tepera ngo niwe ngo dukunda umwana wanjye rwose ndahora nikanga none se sheri basi twakora iki mwirukane se njye n'ubishaka guhita nanumwirukana oya ntabwo uriya njye nta kintu bambwiye kuko njyewe se ukunda muri uru rugo ntabwo yarambwiye abari nk'umutako arateka ngaza nkabifata nkarya reka mwirukane rero ujye wisanzwe oya sheri ntabwo ari ibyo ndetse niba wirukana Debora wirukana n'abaturage bo muri karitsiye ko aribo ndi kuvuga umva nkubwire njyewe rero nibara kubona ibyo bintu byose biri kubera muri ino karitsiye yanyu ndetse ukanireka njye nshake ahantu tuzimuke sheri ni inzu nziza y'amafaranga makeya twongera tukabyara umwana wacu mwiza nta bibazo na bikeya nimuke mu nzu yanjye gukodesha shireka ntabwo nkubwiye ngo ukodesha ariko twimuke hanyuma nta nubwo nkubwiye ngo ino nzu ngo yigurisha niba ushatse kuvuga iki wafata kredi inzu ntabwo ihenze iyi ngiyi niyo ihenze cyane wenda uko ari iwanyu ari iyanyu ariko iyo yindi ndi kukubwira ni amafaranga make aya abiri ugafata kredi
tukajya kwiba muri iyo nzu tukaba ubuzima bwiza tukareka ibibazo byo kurangungana na Debora umugore ejo nzazananteka n'imitego umwana wanjye bavuyemo yikubise hasi muri karitsiye none se ukeka n'umushake mu polisi uri bundinde kuko njye baranyanga hano Nese sheri iyo nzu nangaye kuri kuyagira make ese ubusheri ubu koko nari kugenda baravuga ngo ni make ntabwo nigeze mbaza ibiciro nawe ureba iyi ngiyi amafaranga ifite agaciro kayo niyo yindi kuko mwana se ndayireba kandi utayimbwira none kandi nzakujyana ukayireba kredi y'amafaranga ntazi n'agaciro k'inzu nshaka ngura hano se sheri umuntu nyine usigaye kwifata ariko bakubwira igiciro cy'amafaranga ahubwo se sheri ubwo ushaka ko umwana wanjye azavamo ni nawo wa mbere nanifitiye oya sheri ku by'umwana rwose ubizi nta kintu nakora kubwe ariko ndabyemeye byose cyo If you want real love, I'm here, honestly. Debola Oui, mba mubwire mais c'est ça. ni sawa ese umuntu ntakireho nakibyo ntibikendeyo mva ndashaka kubaza nagira amahirwe yo kubona kredi kandi ayo mafaranga menshi gusa hari ikintu nshaka kuyakoresha n'ubundi urabizi ujya mbwira ko ngo turi umuryango n'ubundi kugira ngo dutere imbere hagati yacu twembi sibyo ndashaka ko nsinyira kuri izo kredi n'umugore twashakanye Credit. Warabyutse utekereza ikintu ushaka gukoresha credit, urabyuka upanga ibintu byose, step iburaniye. sinyatiri yawe yonyine nta kintu mukeneye ntunangire Nta kintu na kimwe amafaranga agiye gukora. ibyo ntabwo bikoreye Gute bitandeba kandi ushaka isinya yanjye. hanyuma so muri iyi myaka yose amafaranga uhembwa nzahanajya sinjye ugutunze buryo udashaka kumva ko byibura ndi gushaka iterambere ryanjye n'umuntu wenda twashe Byibuze James bari kuza ukambwira ati amafaranga ndashaka ko tuyakoresha ingiki ukambwira gutya na gutya. Erega wikiga wirisha wisoma. uri mfite na Aisha niwe ntwitiye umwana afite ubushobozi bwo kunsinyira yakansinyiye Narimbizi ubu niho wari guhera narimbizi yuko uri ari guta kuri uriya mugore gusa uriya mugore ukubeshya mbizi neza ko atanagukura byamuhira rwose nkasanga ari ku zindi telefone niwe ushaka guhara amafaranga mufitiye impuhwe se niba mfitiye impuhwe ntwitira nakubuze nkikeneye no kujya mu burenge nawe James ubu nibwo buzima ushaka uransinyira ntunsinyira nibwo buzima Ntabwo ushaka ndi gusaba nicyo n'iki. cyemezo cyawe cyane uransinyira ntunsinyira ndagusinyira James sawa n'akazi keza umuhanda mwiza ko utagenda se From the start, if you want perfect love, urazisanga ku meza nuza nimugoroba nshobora no kuba ntahari tugiye gusohoka I'm here, honestly. ese ubwo nawe utari kunkingiriza wowe nkingurukana irebera umupira baby hi bite sheri urangariye mu biki ndi kureba umupira none se sho ugiye ese ko mbona witunganyije ndakiye aha boro nshaka boro ndi kuri Renda twapanze wakerekana itunganya ikijyana iriya kamoni kubera nta mpamvu zo kujyana ese sho nese urijyana bebe rega ntabwo urakira fresh ikindi cya kabiri mpamvu ndashaka ko tujyana twazenguruka ahantu hatandukanye urumva niyo uriya muntu hariya ntawe uhari rero umuntu uhari ntabwo tumenyeranye birasaba ko ngenda kumureba ahantu ari ngo urumva nyine umuntu tuziranye ntabwo ari nyirabyo rero aho hantu niho ari ngomba kugenda kumureba ibintu birebire uragira narabyizeye ariko ubundi hano ndi kubwira abantu bangahe ko mbona ntunze amaso nk'aho ariwe ndi kubwira inkuru yanjye uramwihoreshere hanyuma Uje bebe rero urarwaye sibyo ntabwo meze neza reka kureka kugenda mu muyaga hano hanze ikindi cya kabiri hari abona nayingiye nyine kuri iriya nzu ntawe uhari kandi n'umuntu tuziranye waho ntabwo ari we bosi ariko sheri ibyo wambwira byose ntabwo byumvikana ukuntu umugore yagenda wenyine akishyura amafaranga nakuri ari wenyine ntabwo nyizera ntabwo urega nakwishyura amafaranga yose yewe yose
ntabwo bishoboka no kwishyura amafaranga y'igice kandi umenya na boss ko anasinye ndaza nkwereka sinyatiye ikindi cya kabiri se usigaye ku ruganda si byari byiza wamenya bari buze kudutega iki ko bari kumpigisha uruhindu ibyo aho murakora ibyo ako ibyo nk'uwo mbwira ngo ntari kuri byose biba bizi wowe ntabwo urabibona biri too much oya ibijindi byo byihorera ndikumva ntabyumva neza ukuntu ngiye kwijyana wenyine muri biriya bintu ibi ntabwo umeze neza sinkeneye kuza kuba mfite ikibazo cyanjye cy'umwana wanjye hano nawe ngo uze mu bibazo byanjye mbabarira ngende nta minota ndi bumare ni minota twapanze ok sheri buri kintu cyose kiri bube ujye umenyesha mujye kwa noteri umenyesha buri kintu cyose sibyo gifata telefone n'isakoshi ndetse zahita babubwire gutya ngaho jya mbere rwaye saa 3 ariko nyine ibintu bituma mfuha oya it's okay sheri really umara busy umunsi mwiza sawa sheri umuhanda mwiza umvugishe ntuze kubyibagirwa pepe ntabwo nabyibagirwa sawa Turn off the lights, I stay right here with a heart that's louder than me. I smile when in pictures, yeah, I can do that too. I put filters on my thoughts, not just on me and you. Hey, narabivuze. James, ngwino utebere. This narabivuze. James, ese ntabwo unyumva. Nabikubwiye dore ngira umusazi. Dore wa mugore wawe uri gukubwira ngo ntabwo destiny negative. Kandi niwe wayikoresheje ndabizi kuko nigeze kumwumva ari kubyivugisha. ubwo uratangiye amashari yawe Amasari y'iki singi test. hanyuma se nyere guturongo tubiri ninde wundi hano wipimye ko nigeze nyikoresha niwe wayikoresheje se nura mugore wawe ngaha kira utegereza amezi 9 hanyuma muzagende mujye kubyara n'umukino n'umukobwa n'umuhungu narabivuze congratulations. ntabwo ndi gushaka kumva ikintu uri gushaka kuvuga ntabwo uri kubona test se ndirirwa mvuga kandi uri kubona test. hanyuma se umuntu atwite n'adatwite bigenda bite bise ntago atwite nari bizi uriya mukobwa nyimubonesheje iryo ni ishari niba ari nakabateguye rwose ufashe ubusa iyi test ko ndi kwikorera amasuka nugeze ubera ikintu na kimwe nigeze nkora akira ntacyo mfata mariko Happy Father's Day. Hoya. Debo niba ari ikintu cya mbere nkurize urinde kongera gukinira ku mwana wanjye n'umugore wanjye Disi mbona byane ngo na matwari imwe urupfu niyumva ntushobora kumva hoya nta kibazo ngo warindira amezi 9 hayizo n'ikintu kizima rumpamagariye James usigaye tinyika byonyine no kunuka gutyo hanyuma sikuri kwica umwana wanjye ugeze mu mezi 3 nari mbizi neza uramugoraza nari mbizi neza yuko azakubeshya akakurya utwawe deje ndi rwose wamusinyiye amakredi amafaranga arayatwaye ngo nta kibazo kugenda ntacyo James narakwihoreye Debo mva mu maso narakwihoreye mva mu maso ndagenda yo ntacyo narakwihoreye nzaba ndebe reka nikorera agatambaro kanjye nyahaha nawe uzatungurwa byibura nkikiye umwana wanjye noneho Debo nakwihanganiye kuva kera ubu uyu munsi nongeye kubigeza muri famiye yawe nta soni kanzahamagara mukuru wawe mbere hose wahereye See me fragile like this tonight. Tell me you still choose me. I don't promise walls of steel. ndagira ngo ngusangize ikintu cyatumye guhamagara kandi munyumve neza ni ikintu gikomeye mu buzima bwanjye mama warabizi twarabiganiriye ubwo gusa niho utari ubizi kandi nifuza ko famiye yawe na famiye ya Debora mu biganiraho uko ibintu byatangiye urabizi maranye imyaka 4 na mukuru wawe na murumuna wawe sibyo ibyo urabizi ndabizi twagize gutya niba ntiyabasha kuduha urubyaro n'ubunda pe ariko nk'umugabo nanjye nari nkeneye umuryango kuko twese dushaka abagore ngo dukunde tugira ikigira
hanyuma mu gihe twagerageje cyose byaranze, mu kwanga mfata icyemezo cyo kugira ngo ntandukane nabo. Mama urabizi we narabikubwiye nshaka gutandukana nawe, ndimubwira mubwira imfura ndamubwira ati rero Debora ntitwabonye nawe kuri iyo myaka 4 reka tutandukane. Murumuna we niko kumbwira ati ahantu afite agere, ndamwumva kandi koko nk'umuntu mwari mumaranye imyaka 4 nta muntu uri gufata iya mbere ngo amusohore mu nzu ajye kwangara. Nawe urabizi ngo kwa bene wanyu niko nuntu. Sasa ubwo icyakurikiye ni madamu wanjye Aisha twari turi mu bihe byiza, musaba ko aramutse abyemeye namuzana mu rugo mu gihe batabasha kubyara undi afite ubushobozi bwo kuba yabyara. Mu kuhagera azana amatiku agira gute none ku nshuro ya nyuma yatumye guhamagara icyabaye kikandenga. None madamu wanjye aratwite, agire gutya anyicira umwana utaranavuka, avuga ngo inda yanjye ntayirimo, kandi madamu wanjye yarambwiye ko inda irimo. Nuko kwihangana byanze. Subiza se ishyari ufite wagira ngo ni iki? Wabonye umuryango wacu ugiye kuwuca hanyuma tuzanye ubyara wowe utangira kwigira gutya? Soni kweli. Tanyicira umwana imfura yanjye ugakinira ku mfura yanjye, mubi bingana gute ku byo wakinira ku mfura yanjye? ntacyo reka mburi barakineke akozize komanta nike sorry ntabwo nayikwiye. Uramubwira se umubwira ibiki? Umubwira ibikira? Okay, numvuga ko nishe imfura yawe umugore wawe arahari, reka nzane pregnancy test yipime hanyuma twereke ko Ngiye nibura cyabira. reka tubikore ko mwese muhari, reka tubikore guys. Biteye byateye bisi neza ko uyu munsi uzagera aho yari kugaragara rero uyu muryango uje kunsega Agaragare gute se? aragara yereka nyizane Yizane okagwereke yizane duce amazina. Kandi reka nkwereke nidusanga atari byo uyu mukuru wawe muravana mumujyanye. Muravana mumujyanye. Si ureba ukuntu atangiye no kumera nabi? None ukuntu atangiye no kumera nabi? Oya buretse mufate. utabikoze kareho hoya nabifate yimuhereza ipime Apimikisa kabazabere neza. Buretse abazamere neza. ariko se dare we Buretse gatoya agende ajye kuruka. Reka banze ajye kuruka. Reka ajye kuruka. dare we katabikoze kare hose oya nta kibazo ukuri Reka maze ngo baze sibyo ko ubundi urashya warura iki kutabyara? nta kintu tubura igihe njyewe nta kibazo Kuburana niho ufite ikibazo. narabyemeye ibyanze muri uno muryango narabyemeye, ariko ndashaka kuva muri runo rugo byibuze mubonye yuko nari mfite ukuri. Genza n'umugore wawe hanyuma yipime. Utajaza kicyo kimwe. Reka yipime yanabibona. Ahubwo uretse gato. Sindi bukwihanganira. Nukuri ko Imana ntabwo tukwihanganira. Wabonye ibintu byose. Sawa. Genda. Nagende yipime. Nagende. Ugende urebe neza disi. Kugira ngo iyo mu kanya gato ibibazo bite bivuka. Oya ntacyo se wamuzanye. We rindira. We. Chérie. Si wasoje? Indi tugiye kugira umwana. Reka turebe. Urava hano nabi.
ngwino rata. dore we uyu munsi uragaragara n'icyo nakunda cyonyine. Urumva umeze neza? Ameze gutya afite imbaraga nyinshi cyane ari gukina nyine kubera ko utigeze wowe utwita ntabwo uzibye inda. Rata genda ujye kuva mu kwifera. gitondo kugeza isaha mvuze y'ikada. Nagenda ajye kwifera. Oya. Nagenda ipime nta kibazo. Ikigoyi kirimo ubundi Genda. impaka n'amazina. Ese mwatse kumushyira kuri puresha muri kwishinga amagambo y'uyu mukobwa. Nyine nabikore bica impaka. Nta kibazo igende rata genda ubikore. Genda ubikore maze uyu mugore agiye kukuva iruhande. Nta kintu kimwe genda wipima. Ese mwuje ko mbona mwenda kwica. Ni ibintu byoroshye. Oya rata turakwizeye kugira ngo tumubwire agende. None nako kasi wakigura. Nakazane. Uyu munsi nturi buraremo icyo nzi. Oyipime. Ngahipime. Oyipime neza. Rata nta kibazo ugenda yipime. Yes. Ntacyo nyine nshima. Genda ubikore. Genda ubikore mana. Ntabyanze nimubibonye. Arabikora bari kubaceceka aho ngaho abanyamagambo aho ngaho. Yacecetse ngaho igendere mama igendere. Mwigendere. Ese mami mwabaye muretse ubu mwizeye amagambo y'uyu mukobwa. Ese wowe umva. Ntiwishinge uyu muryango wacu. Nubwo ari mukuba babaricutse. Ayi ngaho igendere rata. Kuca ijambo rata uvuga ikintu ushaka. Turaseriga nevo yagenda wipime. Ganya. Yego rata igendere rata. Mucunge urebe ko adafata. Oya mucunga ibiki se hari undi umuntu utwite hano. Nakwiyanyitsiba. Ariko bitugo. Dore we. Bana wambe. Umwana utaduhaye agiye kumuduha. Kumvuza ko ufite ino n'imbere ya mama wanjye. Oya umwana ataduhaye hari undi ugiye kumuduha. None ishyari ryakwishe. Uri kuvuga byinshi cyane. Umwana ataduhaye agiye kumuduha. Kose. Carasoza. Oya reka nanjye. Usibye ko mudusaba imbabazi ntabwo turi buziguhe. Yes. Wituzinga ibye. Oya naki. Umugore umwereza gufata umusara. Siko mbona atinze wagiye kumureba nyaboneka nimba ari ikibazo cyane abaye akaza. Kandi ujye umubwira neza umuntu w'umugore utwite bamubwira neza bamutwara neza. Cucu se ntiwasanga cyananguramo nimba. Oya no kubese. Nyema twabwi. Iby'imbwendwa yose ndabyena ariko nyuma yo kumenya rezire turamenye ko biri bigenda. Anicarira. Aha ngo naya. Nayawe ikise kuri ingumba ntukajye uvuga wowe mu bantu. Rwose tujye tubyumvikana. Sibyo? Ntukajye uvuga wowe uri ingumba icecekere. Utubyarira hari. Agiye kuzabyara yuzuze hano. Nati ubonye imuzukuru ngo se ntago ari impanga numwe. Oya numwe. Babonye we nari impanga batatu bane ushaka bangaye ubwo niba twi. Abimana izamuhereza niyo yamukijana ntabwo tuzi ubushobozi bwo kuba twabarera. Ariko umva wowe udafite n'isoni. Ngiye nanjye ndategereje imikino. Tuma cyaza. Ese ki muri udashaka Ese ufite icyemezo? Imana ni musobanukiye ibintu. Sana hano genda wese. Ndebe. Genda byara. Yampaye nkarusumba. Sabyara agahungu. She. Weba hano bwira. Bwira hano bwira ukuntu wabeshye. Yuko twite. Haciye. Ntago twite uyu mukobwa. Uzi ko uyu mukobwa adatwite. Keza. Mama wunze mu ry'umugore wanjye. Uyu mukobwa agatwite. Niko. Ay. Ni umwe. Hanyuma se sheri ndizere ko bari kubishya. Ngo shariki shari mubi nta nugakiri mwisa. Umugore wanyu mwiza ubyaha turamubona. Utambwiye. Nese we kuki wabimenya ntutubwire. Nta yitwite. Rero ubu kompani. Umurutisha umugore wanjye uzurye umugaburire mutunge wambaye umbwira ngo umwana narasevinze ibigoma ndahashe mama ni kumutesha umutwe ngagurira amafarisi n'uzigura imyenda y'abana. Haya. Kicha.
ujya kurya icazwa ahangaha mbwira nta soni dore ukwasi mbwira uratwite cyangwa ntabwo utwite mvanemo bino bifu koko ntabwo utwite ese kudasubiza ntabwo uzi kuvuga wihisha ngo ufite inda amezi ngo abaye angahe 6 ndishimye ngize gute ndaje ndamututse ngize gute bagaraganje ko ku musozi kuki utabimbwiye basi ukamwira utuyenda ntabwo njya none se ni umuhungu wanjye utabyara cyangwa ni wowe utabyara abagore babiri bose bananiwe kubyara mu myaka hafi irenga 6. icyo kibazo ukibaza hakiri kare ubundi umuhungu wawe ayi mbabarira umbwire kuko njyewe ndi bukwice pe njyewe ndakwica sigaho uticumbura nyamuneka sigaho ibiki kuko ni baturage reka mwana mama uretse utamwica ataranyishyura atari yakwishyura kuri mideni se mwari nk'abase niko tukiri muri ibyo shyira amafaranga yanjye arihe kutavuga ariko ubundi uri mu bice njye ko ndi kwiyicira ndi bugucisha komera kuri isanzwe nyine amafaranga yahe hari amafaranga amuhaye se hari amafaranga amuhaye miliyoni 45 yeee ndapfuye we ngo guki kirira hasi ye ziki se ziki nacuka ngo hano ngo urusaku ngo baragize njya mu makredi ngagura amazogera gute aho mbere ikigoryi nanjye mbizera shama kigenda cyonyine toyere kwitegura umwana papa warugakigwe wowe nta disoni ufite miliyoni zirenga zihereje uyu nawe utigeze uzihereza uyu ngo wakicucuwe yaragutwitiye se agutwitiye ubu noneho naho ugateriwe ngumba ya mbere miliyoni 20 ukamwizera shaka kuge mbese simbizi uri igicucu abagore mwabigize gutya urwo kuri kugira imirama Mumbe n'amahoro noneho tuvugana. Wiki? Kamera Ije mwavugiye gute ntabwo ngiye kuvuga. Mama niwe wanzanye. Buretse gato. Amafaranga wamaye nyereka inyandiko iri hano. Amafaranga. Buretse gato nanjye nkubwire. Nakuzanye kugira ngo byare ntabwo nakuzanye ubigomba we. Nakunze ari batakunze se wowe. Vuga ibyo tukubashije maso reka kwivugisha kuri tose ntabwo tubireba. None bari hano. None ariko ibyo bijye muri kwivugishwa ngo amafaranga 50 miliyoni ngo nizigahe naza rwaye inyandiko iri hano je nayinyereke mana twake nayereke n'abandi kuko yayerekanye ko natwite se ushaza kugira umusazi imbere y'abantu okay ntacyo nk'umusazi nyereke iyo nyandiko waje gukora cyane kugira ngo nibyo byose bibe niwaje kugira ngo ubyare kuko se bigenda gute nimba bitakunze twanya kuri zo natara kumufata pe nta rikundo yigize kupita no rikeye je ya mama karumizi bit ibintu bikurikirana ko biki akubina bawusu mama ndera amafaranga y'uyu mugabo mfite nagende ko dufitanye so wanga kwifitisha gutyo hari sono ufite tabanye ko mufitanye nibyo turabyumva ariko se kugira ngo aguhe ayo mafaranga azi yuko utwite no basi musubize n'igice basi byanditse bihari yitibura sinayapi ya wamaye ryari ako wowe utari kuvuga avuga ikiro akavuga idahije murebe ibintu mumureka umuhungu wanjye umwe ntabwo abyara ubundi wa kabiri barakuzanye kugira ngo turi kuwabyara none reba ibintu ukoze urakoze cyane ko atari njye utabyara jyenyine muwesi bambwiriye bigicucu ingana gutya hayi niwe utinyutse kugira ngo ukore ibintu nk'iki ngiki cyakora intamenya ntibwira umugenzi iyo nza kuza kubimenya hagumana kugize gutya wa mwana w'umukobwa we urabizi babyara muramugarukiye none ndamugarukiye mu buryo bwose bushoboka usibye ko nawe ugomba kumenya ubwenge bw'ukuntu ugomba gutunga abo bagore kandi ikindi cya kabiri ukajya no kwa muganga wowe rero ubona ko umenyereye kurya amafaranga y'abagabo umunsi umwe ngo nta nyandiko ngo ntaki imana yo mu ijuru ibirebe ntizaguhereza umwana wowe rero wowe n'ubundi ntabwo uzatuma ahangaha kuko ntabwo ubyara uri kunyumva kereka niba ujye kwa muganga akamenya utabyara uwo ari we ni njyewe ugiye kubijyanira urambabaje mu buzima nakuzanye kugira ngo ugire umuryango wungure
ariko ahubwo uhombeje umushyize mu makredi. ese amafaranga yazikoresha imyaka 5 umuntu abona ishitamba kuko akitesha nubwo yari yambaye ngewe ubu birandenze.